nubwo turi abagabo mu rugo ariko abagore bacu ni moteri ni moteri y'imibereho yacu urumva ariko umugore umubuza ubuzima bwahagarara numva nta kibazo ariko ibyo gupfumbata reka nkubwire ubundi ibyo gupfumbata ngenje nganiza abantu nkabwira nti urabona nibi ubona bigendeye no kubaka urugo niba ubona ko bakurugo byanze bitewe n'ikibazo imirire niki nimwe muparitse hariya hanyuma musenga Imana igihe nikigera banukirwa n'uwari niba ari namubyara we na musaza we ugahita ukubita none imyaka ureba agiye icyumweru kimwe abanye n'umugabo umunsi umwe kabiri icyumweru abaye ni nayo mpamvu yagiye nyine ariko mu minsi mike kwanga Imana yanze ko nandavura bitaninjira mu gakiza mbamo akajya yumva yuko nakijijwe kandi ikindi kintu cyanzitiye akaba n'umunyangeso mbi musambanyi ibyo byose ni ibintu nyine nta rukundo umugore udakunda aba ari mubi umugore udakunda reka nkubwire reka mbabwire gasenga ukabona ibitangaza by'Imana se ariko mwabagabo mwe mwitonde ibitangaza by'Imana mwitonde kuko igitangaza cy'Imana ntago kiva mu mbaraga z'umuntu ntago kiva mu gatuza mu ijwi rinini ahubwo igitangaza cy'Imana gikoreka ku munsi runaka Imana yateganyirije gukirizamo abantu ikoresheje n'ijambo ryayo. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Suhuze mwe mudukurikiye muri mu Rwanda mu mahanga ndetse inshuti zikunda Irembo ryera turagarutse kandi murabizi ntabwo dutinda turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi aho duhamagara abantu bakuze bafite inararibonye bakatuganiriza bakatubwira bati reka tubabwire ibyo twabonye kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana turakwishimiye wowe udukurikiye turagira ngo tugusabe niba bigukundiye kandi ubyemeye ukore subscribe ndetse na comment iki kiganiro kigeze hirya no hino ku nshuti zawe ariko nanone ushobora kuba urwaye cyangwa se ubabaye mu mutima cyangwa se unaniwe cyangwa se hari ibintu byaguciye intege ndagira ngo nkubwire ko iryo si ryo herezo ry'inzira ejo hawe ni heza kandi Imana iracyahafite ndagira ngo ugire ihumure kandi utuze birenze uko nabikubwira ikikwicariye ntabwo kirusha imbaraga ibikwicayemo kandi ibikwicayemo biziganzura ibikwicariye kwifurije ibihe byiza aho dukurikiye rero reka tutangire muzehe wacu adusuhuza natwibwira murabona ko ari umusaza ariko w'umusore ubona ko ari umusaza w'ibogari ushobora kuhaterura ibyuma muraho neza abavandimwe nitwa Karinda Jean nsengera ku itorero rya Shengamuri mu by'ukuri rero ndi umusaza ufite imyaka 64 ndi umubwiriza butumwa bwiza usibye ko ndi mu kiruhuko cy'izabukuru nkorera kuri iryo torero niho nkorera umurimo w'Imana nkaba ndi n'umuhanzi rero nkaba ndi n'umuhanzi mu by'ukuri nuko bihagaze muzehe Karinda kamwene ndi nitwa Karinda data yitwaga Manyembwa Karinda ka Manyembwa ni izina rero ubona risetsa abantu nuko bimeze uko uri umusaza Manyembwa wo kwa mwene Manyembwa wo kwa Setengera mukuru wa Manyembwa yitwaga Seburimbwa niko bimeze na amateka bare na amateka ise wa Seburimbwa rero urabimwibuka bo se wa Seburimbwa se
se wa Seburembwa yitwaga Setengera. Setengera ni ubyara Seburembwa akabyara n'amanyembwa n'abandi twagira ngo tubwire abana badukurikiye basoma Bibiliya gusa bazirikana igisekuru uko niko kwivuga kw'intore uko niko kwivuga kw'intore rwose. Imana iguha umugisha. Mbere yuko dukomeza mu kiganiro cyacu imboni y'umuhanuzi ndagira ngo banze udusengera Imana hanyuma dukomeze. Data wa twese udukunda, uri Imana igira neza, our Father, waturinze na n'uyu munsi kandi uracyari kumwe natwe. Uri Imana. Ngeze hano nje kukuvuga Data wa twese kugira ngo ukomeze umpe amavuta, kandi amavuta utanga yasuke no ku Banyarwanda. Yo Data wa twese ngirira neza muri iki kiganiro na bene Data turi kumwe, udufashe cyane kandi uturinde umwanzi Satani. Tugire neza rero gahunda ibi yawe, udufashe mu buryo bwose, ni mu izina rya Yesu musabye nizeye, amen. Yesu aguha umugisha cyane. Iyo bavuze imboni y'umuhanuzi kera nkaye wabonye uwumva iki? Niki cyumvikana? Umuhanuzi ni iki? Umuhanuzi cyangwa se wenda n'imboni. Imboni uko numva imboni ni ihesha umuntu kureba ibi mushimishije cyangwa ibitamushimishije. Imboni niyo ituma umuntu abasha kubona inzira anyuramo. Mu ncamake nuko navuga. Nibyo ibyo uri kuvuga niko kuri imboni ni ukureba kure ukabona ibyo abandi batabona urebye kure cyane kandi wifashishije ubunararibonye. Ibyo wabonye n'ibyo uri kubona. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Watubwiye ngo uri umuhanzi. Ndi umuhanzi. Uhanga iki? Mpanga ibigendanye n'imibereho yacu ya buri munsi. Guhumuriza, guhanga. Ubundi ubumbajije ijambo rikomeye. Guhanga nyine ubundi umuntu ahanga ashingiye kubiriho. Bashingiye kubiriho. Wahanze ushingiye kubiherera. Nahanze nshingiye ku ijambo ry'Imana, icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Noneho mpanga nanone nshingiye ku mibereho yacu. Ubuhanzi rero naho buhera muri make ni mu mibereho. Ubuzima se bukwiriye kuba, umuntu akwiriye kuba mu buzima bubi, akwiriye kuba hati, akwiriye kwifata ate niba ubuzima burimo kugenda bumugoye. Aho rero niho njya mbwira abantu yuko twebwe nk'abahanzi iyo duhanga tuba dufite umuti ku buzima, tuba dufite ibyo kurya ku buzima. Niko bimeze. Tuba dufite umuti ku buzima, ibyo kurya ku buzima. Nubwo wenda ntaguha ikintu cyagufasha aka kanya, ariko ngomba kuguha ikigomba kuzagufasha ejo cyangwa ejo bundi. Ujya guhanga byaje bite? Guhanga se ubundi njyewe nabaye umuririmbyi, nkajya mpangira amakorari, ninjiye mu ivugabutumwa ngira ngo birahagaze, ariko hashize igihe numva isoko nanone irongeye iradudubije. Urumva rero numva, ariko nkatekereza se ibi bintu binzamo nzaririmba he, bimeze bite ko ndakiri mu makorari, ko ndi umubwiriza butumwa, nzaririmbira he? Ariko burya Imana igira umuteguro. Kora mu nganzo gato rero. Kora mu nganzo numve.
mu nganzo se wenda nahera nko ku ndirimbo mfite ivuga ku murinzi w'izamu. Murinzi w'izamu sinzi uburyo ubyumva. Murinzi w'izamu n'ugomba kuba ari ahantu urabona nk'uriya musekirite ni umurinzi w'iki n'abajepe n'abasirikare nuko bimeze nyine n'umurinzi w'izamu. Navuze ku murinzi w'izamu rero ubu imyitwarire ukuntu agomba kwitwara. Nagira ngo nyiririmbeho kubitaho agatero kamwe twumve rwose uko iyo ndirimbo twumve n'iyo nganzo n'ijwi ryawe. iri mu bwoko bwa zuke. Nta kibazo. Umurinzi w'izamu ntabwo akwiye gusinzira. Umurinzi w'izamu akwiriye kuba maso. Umurinzi w'izamu asinziriye bamwiba. Umurinzi w'izamu akwiriye kuba maso. Murinzi we uri yeye ijoro rigeze yeye wari ukwiriye kuba maso batakwiba ugakena. Murinzi we uri yeye uhagara rekigabo urindi impano wahawe itaguci kugahomba. Iyo niyo nziza. Ubundi muzehe ufite abana bangahe? Ufite abana 6 sibye ko hari umwe watashye. Umudamu mumaranye igihe kingana iki rero mwabanye mute? Duhe amateka y'urushako n'ukuntu ibintu wabigenje. Amateka y'urushako mu ncamake. Mudamu ntago nakubwira ngo tumare igihe kingana iki kuko ngiye nshakana nawe hashize igihe gitoya nitwongera kubana bitewe n'iki nagiye guca inshuro guhingira mu baturage inje nsanga yahukanye. Umugore aragucitse nsanga yahukanye. Nsanze yahukanye bo mita mubangana. Nyine mubangana unyine bwo buzima none se iyo ubuze umugore se ubwo yahukanye asize abana bangahe? Yahukanye tubyaranye abana 2. Yego ubwo nsanze yahukanye mitangwa muri koma tamubangana. Hanyuma mitamfata ibyemezo yuko ntazongera gushaka bibaho. Ari nkomeretse. Buryo ubuzima bw'umugabo n'umugore budafite umugore. Umugore yari yarakunaniye cyangwa nawe wari waramunaniye? Oya nyine n'ubuti kunamakimbirane nka iki gihe ubona ingo zirimo kugenda zisenyuka kandi nta kindi kizisenye bitewe na kwa kutarinda kutaba umurinzi nka ya ndirimbo. Nturinze izamu ryawe. Wumviye amatwi yawe urakinguye. Wumvishe ibintu ntubishunguye nuko ngukuntu ibintu bimeze. Nsanze yahukanye rero. Nsanze yahukanye bitangwa muri koma. Ndavuga sinzongera gushaka bibaho. Noneho bigenze bityo aragenda amara igihe. Maze igihe abonye ntagiye gucyura arigarura. Yigaruye avuga sinzongera kugucyura. Aragenda. Amaje kugenda biratinda arongera arigarura. Umudamu ndamwirukana genda ntago nzongera gushaka bibaho. Kuko ni nayo mpamvu iyo ndi imbere ya kamera gutya mpuguriye abantu nk'abadamu. Niba umudamu adafite ikintu gikomeye cyane apfa n'umugabo byatuma yahukana, abakwiriye kwihangana. Niba abona umugabo wenda amunaniye abakwiye kugerageza ariko akaba yagenda ariko yananiwe. Ariko hari igihe ugomba kwahukana ukagenda ugiye kandi wari kuzarwubaka
ukagenda ugiye ukagira ngo urimo urakina cyangwa urikangarira kubera ko ubanganyije umugabo ukagenda ugiye. Ubwo rero ibyo kugira ngo agaruke kuri jye byaciye mu nzira ndende. Ubundi se hari umugore ukina yahukana cyangwa ni umurenga? Nta mugore ukina yahukana. Hari igihe aba yagiranye ikibazo n'umugabo cyangwa se mu miryango y'iki y'umugabo, noneho bitewe n'amastresse y'imirimo y'utubazo runaka cyangwa se imibereho uko babayeho mu rugo, ugasanga ntabyakiriye, noneho yananirwa kubyakira kubera ko bimurushije imbaraga, agahita afata icyemezo agenda. Yagenda rero kubera ko wa mugabo nawe ni umunyantege nke, burya nakubwira ngo nubwo turi abagabo mu rugo ariko abagore bacu ni moteri, ni moteri y'imibereho yacu, urumva? Ariko umugore umubuza ubuzima bwahagarara. Niko ariko ibaza umugore urumva? None se ni iki kiryoshye kirusha ibindi umugore agira cyatuma agenda umugabo reka nkubwire, umugore n'ubu urabona ahantu ndi ngomba kugenda nkasanga yanshyuririje amazi, yanekeye ka cyayi, urumva? Byonyine no kuba twaba tuganira numva nta kibazo, ariko ibyo gupfumbata reka nkubwire, ubundi ibyo gupfumbata njye nganiza abantu nkabwira nti urabona nibi ubona bigendeye no kubaka urugo, niba ubona kubaka urugo byanze bitewe n'ikibazo, imirire ni iki, ni mwe muparitse hariya hanyuma musenga Imana, igihe nikigera mu parukure nyine ibintu byanyu, ariko none se aho zisenyuka ni ukuvuga ko baba batakundanye. Barimo baravuga amakuru y'uko abagabo batakibasha kuzamuka haterera ku buryo abadamu barimo bibohoza, aribo bibohoza se? Oya reka nkwereke, ari igihe mu badamu bamwe, si bose, wenda bigomba no guterwa wenda n'irari ryo kubona uko ubayeho. Uko benshi ikibazo bafite ngo abagabo bafite uyu munsi niba ari uko babarya dodo ngo haterera ntibakihazaba, yageze mu cya kabiri ngo asubire inyuma. Reka nkubwire, ariko haterera wa muntu we, ahaterera ubundi ni imashini bashaka. Oya ubwo nyine utwo nyine ni utuganiro, ariko siyo mpamvu, ahubwo vuga imibereho niyo igomba kuba. Urabona ndi umusaza, mbonye icyo ndya, nk'ubu mbonye ifi mu buzima, nkakubita ifi n'ikindi kirisho nshaka, waterera habiri, natera uko mbashijwe. Ariko imibereho mibi. Ubu tuvuga ko ikibazo gitumye abagabo bananirwa ni inzara. N'inzara ibamo, none se bajya kwinjira byatewe n'iki? Ariko uzarebe, ariko ntihariho urugo ruryana kandi byatewe n'uko bashonje. Mperutse gusanga umudamu ukuze atonganya umusaza, amwita imbwa, ariko ndebye ibintu bapfa, nararebye n'imyambarire nsanga ni inzara we, numva ntago nabarebye ku mutima, ariko nararebye nsanga ni inzara bapfa, inzara iragatsindwa, urumva? Ni nayo mpamvu ubona leta y'u Rwanda ivuga ati nimushakishe uburyo, mushake ifumbire, mubyaze ubutaka umusaruro, turima tw'igikoni, mushakishe uburyo mwabona utuntu n'utuntu kugira ngo mudasonza. Siko bimeze? Ntago biterwa no kuba abenshi n'ingo zisenyuka, biterwa n'inzara. Noneho kutiyakira mu kibazo kibagezeho, ugasanga murashwanye, noneho ariko n'amatwi yazibye, kutumvira impanuro,
bigatuma umurimbuzi yinjira mu matwi yawe, wagera mu rugo ugasanga umugore wawe bamupakiye cyangwa nanjye bambwiye ibyanjye, nuko ugasanga urugo rugize rute rurasenyutse kubera yuko utarinze urugo rwawe. Gusa bakomeje kuvuga ko abagore bafite icyuho cyo mu matwi kinini. Oya n'abagabo nuko n'abagabo nuko rwose nabo bafite icyuho mu matwi. Ni icyuho rwose kirahari, bakeneye kubwirwa neza, bakeneye uburinzi. Uburinzi rero ni ijambo ry'Imana n'ukuri. Nuko rero mukiwa wagira gutya barangeye agiye akina no kwahukana. Nihuse yaragiye amajije kumbura aza gushaka uburyo yajya mu bapfumu. Sinzi niba tugendana. Turi kumwe rwose. Ajya mu bapfumu. Arakwahirira. Ashaka ibiti. Bamubeshya yuko nansiga ni mu gihe nari ndi mu runywera ntago ne nagakijijwe. Bakubisema karahura nasinze ndi bufatwe. Ariko aje ansize mpita mvuga ngo ibyo unsiga ni ibiki, turashwana. Agenda umushyiriramo iki nk'ebyiri. Oya ahita agenda. Oya njyewe ibintu byo kurwana nigeze mudamu yigeze gusa nk'ugaruka ashaka kumbwira amagambo menshi, asa n'ushaka kunsuzugura. Kera rero ngo babyitaga ngo ni ugutera amashyiga. Waba urongoye umugore mu minsi mike bigasaba yuko ngo muzatera amashyiga, ariko hakaba igihe biturutse kuri we akagushotora akakwiyenzaho, agakora nk'udukosa, noneho wamukoze urushyi, noneho bakavuga bati uyu ni umugabo, urumva, bati noneho yabona kuba umugabo, uyu mugabo noneho nibyo. Ibyo rero bakabyita ngo ni ugutera amashyiga, ariko njye numva yari ingeso mbi. Ubwo rero nawe agaruka kumushyiramo inkwi nyinshi. Ubwo rimwe rero nibwo twabaye nk'abatongana, ndebye kubera ko ni umusore n'ubu kandi umubonye afite imyaka 60, n'umwe murusha imyaka 3, ntabwo wapfa kumumenya rwose, arateranye. Ashatse kugira ngo rero ashake kugira ngo mbanze ndamukubise, yituye hasi ngiye kugira ngo nsubyemo, aravuga ati mbabarira we n'iryo jwi ryacyandimo, n'iryo jwi ntago, kuko gukubita umuntu ukubita umugore n'igihararo uburyo ugomba kumukubita ukamwica. Noneho ko hariho n'abari kwica nyine ni amatwi yabo yazibye, ni wa mutima kwica umugore, ni kwa kutagira umutima nama, kwa kutagira umutima nama, ni kwa kutajya mu bandi, ni kwa kutajya mu manama, ni kwa kutajya mu mashyirahamwe ngo abantu bagende bafashanya. Ubwo rero ndangiza ku kantu, amaje kumbura yaragiye ashaka umugabo, none ko yazaga nkamwirukana, yaragiye yishakira undi mugabo, bamarana imyaka 3. Aho hantu iyo mageze njye mbaza abagabo mw'abagabo bite, umugore yashaka inzu akamara imyaka 3 akagaruka iwawe bigashoboka. Niko umuntu urabona message umuntu yamwandikiye utari wanasobanukirwa n'uwari niba ari namubyara we na musaza we, ugahita ukubita. None imyaka ureba agiye icyumweru kimwe, abanye n'umugabo umunsi umwe, kabiri, icyumweru, ukwezi, umwaka, 2, 3, amukubise umwana w'umuhungu n'umukobwa niwe yazanye. Yego umushyira mu bandi, noneho aragarutse. Ibyo ni ubuhamya ubuhamya bundi. Umugore wemera kumwakira, nemera kumwakira kubera wamwakiraga rero, wacanye ku marembo, wakira umushyitsi, washatse imvurire, none umuhungu rwose nawe nyansetse. Niko ubwo nawe nyine aragarutse nyine, aragarutse nyine, ubwo ndongeye mbaye muzima. None warakubwira dore naranaguhahiye, umva se banza twumvikane. Ibyo si byo ngombwa, areka uvuga icyatumye agaruka niki, icyatumye agaruka niki, ni imbaraga z'Imana. Nubwo abantu bapinga ijambo ry'Imana, ariko icyo bapinga ntago bazi icyo ari cyo, ahubwo ari nk'ibishoboka umakanya ninjiremo gato, barebe icyo bapinga icyo ari cyo. Noneho rero kuza n'ubuzima bugarutse,
naho nagendaga naho naririmbaga mu makorari ariko nta buzima kubwo kubura umugore nta buzima ndi igishushanyo nta gutekereza ibitekerezo burya n'umugore nubwo bwa buzima bwaba budashyitse ariko murafashanya aragufasha ubundi umugore ni fondasiyo noneho ukabona wihera urumva hari abantu hari akantu njya nkora na madamu yaba ntanze gukangukamo waramutse ntiwaramutse cyangwa nanjye nkavuga waramutse ahose kumpamagara ngo sheri ntibite sha noneho umuntu umwe aravuga ngo ngo n'abantu ngo b'abasaza none se umusaza we ntakunda none se umusaza ntago amotivwa ntabwo agomba guhabwa ko ari akateye sheri yo mu basaza ibaho koko ariko abasaza bo mu minsi y'imperuka reka nkubwire ubundi sheri yo mu basaza oya ubundi byonyine ikintu kigomba kuguha imbaraga byonyine n'abana wamubyaje byonyine no kuba akuramira kugira ngo utavunika areka burya reka mwabona oya sheri igomba kubaho sheri ibaho ahubwo ubu ngubu ni nabwo biba biza twabonye icyo kurya tukabona ikintu tugaburira abana bahaze ceceka yihorere wamukunda kabiri ni ukuri ahubwo nuko mba naje gutya wenda nsa nk'utunguwe ariko ari nk'ibishoboka tukaba twicaye nyanga waba umurora rwose ni umudamu nikundira cyane reka tuba tuziranye byinshi ibi bintu ko numva biryoshye biraryoshye arega ubuzima hari abagabo rero dufite badukurikiye baherutse gusitara mu mashuka mu mashuka ni ugusitara mu mashuka bari basitajwe n'iki n'akari ku mutima nyine gusitara mu mashuka ni terime y'abanone ni ukuburira ibyishimo mu buriri nanjye nanimvuze bari basitajwe n'iki basitaye mbere umva ubundi ntabwo basitaye mu mashuka gusa babanje gusitarira imbere basitariyemo imbere muri roho umutimanama niwe basitariyemo urumva noneho amashuka nyine arababirindura ubwo barataye nuko kandi ikibikurikira bene ibyo ngibyo bikurikiwe no kuba umwe aryama ukwe n'undi akaryama ukwe cyangwa umwe akareba iriya n'undi akareba iyi none se ubwo urumva ibyo bintu wari ushatse kumbwira iki ubwo rero nari nyikubaza araje aragusize utwo twakatsi n'ibifuranindi n'ibiki byose bamuvugutiye ibyo dusubiye inyuma ahubwo twihuse numva imbaraga byakugizeho ntazo baramubeshye nyine birangira nyine asubiye none se batamubeshya yari kugenda akamara imyaka myinshi igihe cyagera yambura akajya gushaka yabonye byararangiye kandi ntabwo ari we rwose ariko se ntabwo namurenganya ijoro ry'amagaruka ijoro ry'amagaruka umugabo we iryo joro nawe ijoro ry'urukundo ariko se ijoro ry'urukundo nawe kujya urigira iyo ufite ibihe byiza ijoro ry'urukundo kuri ivi ijoro ry'amagaruka nawe ryumve rwose ryari ijoro ry'ibisubizo kuri jye ryari ijoro ryo gukira ibikomere ryari ijoro ryo gukira ihubangana ubwo urumva ubwo rero ahandi hantu ushaka kunjyana ni ijoro ry'urukundo nyine nawe ryumve ryari ijoro rishya ryari ijoro rishya rwari urukerera rudasanzwe inyoni kabisa mwari rwose mwari mumerewe ariko ahubwo rero icyo nashaka kuvuga
mu gihe yagutekerezaga amajyo ye n'amagaruka yakubwira ati mutware ndagarutse witwara atari ko dore naraguhahiye ngo uyu mwana w'inkumi oya ibyakujombaga ibyo ni birebire we reka nkubwire ubundi Imana hari uburyo igenda ire mu buzima bw'umuntu mu bigendanye no gukomereka Imana yandemye mbere nubwo abantu bapinga agakiza Imana yandemeye ahantu ubundi agakiza ntago kaboneshwa amaso urumva abantu bagapinga batazi icyo bapinga noneho Imana yandemeye ahantu nawe Imana imuremerahe ubwo bwaba ari ubundi buhamya bundi urumva we yaraje bitewe nuko nakiriye agakiza nawe kandi nawe yaje yarakiriye agakiza ahubwo twaraganiriye turaturirana numva arambabaje ese ubwo watuye ibyaha byinshi ninde oya hari ibyaha byinshi se hari n'ibikeya umva twumvikane buriya byaka umva hari indirimbo tujya tugira hari indirimbo tujya tugira ivuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha hatumanira de njyewe rero ubuhamya bwanjye ni burebure njyewe akiri n'iwanjye mbere yakoraga ikosa nkandika mu ikaye yakora ikosa nkandika mu ikaye noneho ikaye ya mbere aza kuyinyiba amakosa urayibagirwa noneho n'indi yaje kuyitwara urumva ariho amakosa ye kuko narandikaga kuko njye ntabwo nari mbashije kuburana ntabwo nari nzi kuburana hari abantu bazi kuburana disi akaburana urumva ari umunyamakosa ariko ugatsindwa kuburana nifashije ikayi nkavuga nti ninjya kumucyura kwa databukwe nzajya nifashisha ese ubwo wandikaga gute ku itariki arandutse nawumva twumvikane uragira ngo numve ukuntu bandika ibyo byaha mu gakayi oya twumvikane hari igihe twajya aho ngaho tukarondogora kandi ari ikiganiro ari ubundi buhamya bundi bigatuma ahari wenda turagira ngo bano bagabo nabo bandika mu dukayi by'amakosa bumva uko babikora noneho n'uyu mudamu ufite amakosa yanditse aze kujya kwibiriya kayi oya ubundi kwandika ni ubuswa nyine ni mirengere mu buzima ubundi ubuzima bw'umuntu iyo bwatewe hejuru umuntu ashaka uburyo yakwirengera kandi mu kwirengera gutyo nta gisubizo ugomba kubona n'ukuri urumva noneho ya ndirimbo kugira ngo idapfa ubusa twaririmbye naje kumuherekeza ubwo ubuyobozi bwari bwaduhuje ashaka kugira ngo azagaruke noneho iyo ndirimbo niyo yanyemeje ku muntu utazi ibintu byo kwizera ntabwo wamuzanaho ibintu byo kuvuga ngo ibintu ngo indirimbo yaranyemeje ntabyazi niyo yaje iranyemeza ese amakayi wanditse ibyaha wowe wakoze kuki kabyaro cyane byanditse none se niba yakwishyuriye uyu we ntabwo yamwishyurira nuko ubwo wari umaze kugira mba ndatsinzwe ariko n'Imana yamugaruye kuko n'Imana yamugaruye alo birumvikana sawa dukomeze ubwo rero twari tukivuga tugeze harya hagana hehe wari umbwira nuko nawe wanze ko bigusiga ibyo bintu ubona aragarutse dusubiye inyuma ariko ubwo turasa n'abasubiye inyuma ariko tubaye nk'abasubira inyuma turashaka kugenda ngo tugere muri cya cyerekezo cya hehe irya myaka yawe 10 wabayeho umugore wawe
hari ni wowe wamutaye cyangwa ni wagutaye? oya ni njye wanze yuko agaruka kubera yuko yari yamubanganye je nuko rero we wabagahute njyewe kubaho kwanjye wahise ukizwa byagenze gute? haciyeho ko hari ibyaha mwaraturiranye, hari ibyaha wamubabariye ariko nawe hari ibyo yakubabariye nyine ntago nahise nkizwa. urumva yuko muri uko kugenda nari mu mayoga, nari muri droge, ubwo urumva muri ayo mayoga rero byo ntago wabura kwiyaranja, ntiwabura kwiyaranja ariko bitari cyane kubera ko ntago nari nkijijwe, ntago nari nkijijwe noneho ariko nari mfite ibintu bimbuza kwinjira mu bintu bigendanye n'ibyo byo kwiyaranja cyangwa se ubusambanyi. ikintu cya mbere natinyaga cyandinze ni ukwandura uburwayi. sida ntago yari yakabaho kera, yabagaho n'umwarimu ariko cyo kwa wenda nta nubwo twari tuyizi, ariko ntago yari yakaza nyirizina, niko mbitekereza. noneho natinyaga indwara, kandi ikindi nkatinya no kuba nabwira umuntu ntimpa akanyima, cyangwa se umugore w'umugabo nabimubwira akagenda akabibwira umugabo. ndagira ngo tuvugishe ukuri, ibyo bintu byaranzitiraga kwandura, kujya kumvuga, no kuba wagenda ukabwira umugabo wawe. mu by'ukuri rero ibyo byarabaye, ni nayo mpamvu yagiye nyine, ariko mu minsi mike kwanga Imana yanze ko nandavura mpita ninjira mu gakiza mbamo, akajya yumva yuko nakijijwe. kandi ikindi kintu cyanzitiye, madamu wanjye twari twarasezeranye muri leta, nangaga kuba nazana n'undi mugore kugira ngo atazaza kuntera hejuru. ubwo nafashe umwanzuro wo kwibera mu Mana, ndagenda ndyama mu Mana. Imana renkiriza aho ngaho, aza kugaruka ari uko nawe yabanje kwinjira ku gice. urumva amajije kwinjira ku gice, baramwigisha igihe cyo kubatizwa kigeze, abaribwo n'ubundi gukomunikana ko hakurya no hakuno iwacu biba, abayobozi baza kuduhuza. n'ubundi kubera ko nari nsezeranye nawe muri leta, yari umugore wanjye, nta bundi bukwe twagombaga gukora kuko yari uwanjye. urumva nuko ubwo yagarutse atyo rero. none se asohotse mu rugo rw'uwo mugabo babanaga bamaranye imyaka 3, uwo mugabo yifashe ate? oya, umugabo yaciyeho, umugabo yaciyeho. yarapfuye se? yaciyeho nyine, yarapfuye nyine ndimo muri iyo myaka 3 se cyangwa yagarutse kuko uwo mugabo apfuye? oya, yaciyeho mbere, ntumbaze byinshi, yaciyeho nyine kuko ntago watunga umugore w'umukozi w'Imana, kandi Imana igishaka yuko yongera none ubwo mugabo ntago ari baba baramwishe. uzi ibisore namubyaje we niko none ubwo ntiwaba waramwishe uwo mugabo? oya nyine ubwo yaciyeho kubw'ubushake bw'Imana, ntumbaze cyangwa wamukubitishije inkuru. oya, none se reka nkubaze, Aburahamu ngo afite umugore mwiza cyane, mwiza sha, useka neza, umeze neza, ugenda neza, wabigenderaga. none warebye asanga ubwiza bwe buzamukoraho, atangira kumwita mushiki we. ntarondogoye, umugabo washatse kugira ngo amurongora, amutware, uzi ikintu Imana yari igiye kumukorera. ntumbaze byinshi rero, ntabwo ari njye wamwishe, yapfuye nk'urw'abandi bapfa, ariko ubwo urumva ntabwo ari gukomeza kuntungira umugore, nyine yagombaga kugaruka nkamubyaza abandi bana. ubu namubyaje abana 4, uwa nyuma arimo kwiga siniya. ubwo abandi rero urumva mfite abuzukuru, urumva ni hashize igihe. ubwo uwo mugabo yabigendeyemo.
bigendera munsi byo birandeba ntabyo nzi n'abandi bagabo bahise ubwo nyine yapfu nyine nk'urwo abandi bapfa bavuga ati ntizongere gutereta umugore wa karindwi ariko reka nkubaze ubundi ko urugo ushobora kuba ufite inkuba oya ariko na malaria ariko simbizi oya icyamwishe kandi ugagiye kumushyira ni nk'ikica abandi ibyo byo oya ibyo se wabikora uri umukozi w'Imana kugukina ku mubyimba ko yari yaragutwariye umugore oya nabyo nyine ubwo nyine ariko nawe none se ko umugore wanjye ari we wari waramwihaye ntabwo yari we ariko reka dusubire ku ubuzima bw'umuntu ubwo umugore agarutse ntabwo ari igihe yakusa ukabwira ati umugabo warapfuye uratahusa turajya oya we ariko mana we uwo mugabo bari ntawe umva uwo mugabo bari ntawe ni nayo mpamvu ubona ingo zabuze amahoro nta rukundo sheri ihera mu rukundo urumva sheri ihera mu rukundo ikintu kiri kubafasha agiye mbona kirimo hagati yajya akagozi kabikubiranya ni uko ibyaha bingana byaranganaga yari ahubwo nshobora no kuba ari nanjye wari ukabije none ukavuga uti twumvikane wiringanisha umva twumvikane wiringanisha iyagaruka ntiyari yaje gusaba imbabazi kuki ntazimuhaye sinjye wamugabuye se ahubwo ngenda nabimurusha uduki hamwe wiyaranzaga kuri duto oya ni igihe gito ni munyumve nk'umuntu w'umusaza kandi uvugisha ukuri cyabaye igihe gitoya ahubwo ubuzima iyo bwatewe hejuru mwabagabo mwe ariko mva ni ibintu nshaka kubabwira ibintu murimo kuganiza abantu mubaganize ku ubuzima iyo bwatewe hejuru bitana ba mwana urumva umwe ashaka kwiyaranja ukwe n'undi agashaka kwiyaranja ukwe kandi uko kwiyaranja ntako Imana ntago igushyigikiye Imana yashaka yuko abantu babana suzi ko ugomba kuba warwaza umwana mugomba kuba mwarwaza umwana bitewe no ku myaku no ku muvumo wo kuba mutumvikana mu rugo ugasanga muteje ibibazo mu rugo amahene agapfa inka kuki bane bakarwara ngo mwitonde mu buzima imibanire y'abantu n'abandi mu buzima ko ubayeho nk'umuntu w'umusaza umugore mubi wabonye kurusha abandi aba afite izihe ngeso umugore wabonye kurusha abandi umugore 60 maze ku isi yaba afite nk'izihe ngeso umugore waba ari mubi kurusha abandi se ariko muri hatari namwe navuga ni wa wundi utarinda izamu ni wa wundi utarinda izamu ni wa wundi udakinga udafite inzugi z'amatwi niwe mubi kurusha abandi akakira ibintu byose noneho akabirema yamara kubirema akagira gute agashyira mu bikorwa ibyo yaremye bidafatika urumva noneho akaba n'umunyangeso mbi musambanyi ibyo byose ni ibintu nyine nta rukundo umugore udakunda aba ari mubi umugore udakunda reka nkubwire reka mbabwire uyu mugore yankurikiranaga ari uko mfite iki twarasonzaga ubu ninjiye mu bintu by'ubuzima twarasonzaga ninjiye mu buzima twarasonzaga tugateseka ariko yankundiraga iki hari uburyo namuganirizaga nabaga nanyoye ntari nagakizwa nkaza nkamuganiza bidasanzwe kabisa nukuri namuganizaga noneho naba nabuze n'agafaranga akareba uburyo yakora umufuka
akameza ati genda unywa agacupa wari ushoboye ntago nari ngijijwe sibyo twarakundanaga bidashingiye ku bintu twarakundanaga yawukaniye iki nyine ni intege nke mu buzima ubuzima bugira intege nke ubuzima ukubayeho ukubayeho ariko aho ijambo ry'Imana rinyururiye aho nakiriye ijambo ry'Imana ryarandemye burya kandi na za karande mu ndirimbo ndimo guhimba njyewe nk'umperutse guhimba indirimbo ivuga ibintu bigendanye na karande urumva mpimba n'indirimbo ivuga umutoza umuco ni umutoza icyo ni ikinyarwanda gifite message ijya mu mitima y'abantu kugira ngo abantu batozwe mu buryo bwiza noneho ariko bagendeye ku mibereho y'abantu cyangwa se ijambo ry'Imana nugenda mu ijambo ry'Imana ntago uzapfa kunyanunya noneho ubu urakijwe wumva umutima ukomeye numvishe ukomeye nk'ubu ngubu bakugezeho amakuru akubwira avuga ko wa mudamu mwashakanye hari umugabo umutwaye wagera mu rugo ukamubura wakwifata ute ariko uva rwose wa mugabo we umudamu wanjye afite imyaka 61 njye mfite 64 oya ntacyo cyokora aracinyiye da aracinyiye ngwiki arafatika arafatika rwose bamutwaye se bamutwaye si kibazo si kibazo none se nakwiyahura nakwiyakira ariko bitewe nuko uhuye n'umugabo se wamutwaye anamufashe n'agatoki se barimo bagendana ntabyo yakora kereka bamurogesheje bamurogesheje none se reka turaziranye areka burya hari igihe ubana n'umuntu mwanagera no muri iki kigero mukaba muziranye kunywana ikimenyetso cyo kunywana cya kera ngo kwa rugu kunywana rurasago mwakanywa amaraso y'undi n'undi ayundi ariko hari ukunywana muri Kristo Yesu kunywana kubw'imbaraga z'Imana uko kunywana rero niko kwamuvanyiriya mu nzu y'imyaka ingahe 3 nanjye mu myaka ingana gutyo ndaho ngaho kugeza niko ubwo se iryo pfundo waripfundura uti iyi nyine baba bamurogesheje nyine nuko kubitase nk'igaragura bandogeshereje umugore muzere kuko ipfundo ry'urukundo aho riri tuhaziranye aho warizirikiye ntawe uhazi turi kumwe rwose umudamu wanjye ubu azanshyingura cyangwa mushyingura mu ntara z'u Rwanda ahantu wagendagenze ni nka hehe mu myaka yawe yewe data we usibye nawe usibye intara se ntabwo najya Gisenyi cyokora Ruhengeri nagiyeyo amajyepfo reka da naho navuga uvuka hese mvuka ahantu mu buriza bw'u Rwanda muri Masoro hafi Masoro hariya muri Rulindo kuva wavuka wabaye Rulindo gusa ni Rulindo gusa ariko si ukuvuga ko ngiye n'ahandi hantu ngura reka da nta kindi gihugu urajyamo reka da ariko ntabwo wavuga ngo ngeze ahantu ngo kubera ko n'abantu hamwe wenda nagiye mu ntara imwe ngo ndagera ahantu ngure ntibiba imyaka 64 utarava mu karere kawe ariko wa mugabo wereka nkubwira ariko ubuzima urabuzi wowe umva twumvikane ubundi hari isahane y'umuntu hari isahane y'umuntu urabyumva isahane yawe nta muntu uzayiriraho keretse uzahamagara utivayo dusangire mu buzima Imana igira ukuntu igenda itegura umuntu nk'ubu naho ngaho mu Ruhengeri mu kuhajya ngiye mu buryo bwa korali ubu zabyumba ndimo kujyayo kubera ivuga butumwa nagera ku itorero rimwe rya nkunda bakampererekanya urumva
ubwo wenda Imana nibishaka nzagenda muri ubwo buryo ariko nta hantu nayo najya. Imyaka 60 utarenga segiteri iwawe 64 kandi nta kintu mbaye nariyakiriye ukakomeza ukaba muri Imana segiteri yanyu yariye segiteri yanyu yariye yari Masoro segiteri ya Masoro ubu yabaye umurenge wa Masoro umaramo imyaka 34 utaratoroka ahubwo ndimo ndatungurwa ndimo ndatungurwa ubu Yesu arimo kuntambagiza arimo arantambagiza kandi target yanjye iri ku rubyiruko mfite ibihangano byiza mfite ibisirimba byiza umunyamakuru umwe niwe wambajije ngo ariko se ngo ubwo wabasha gusirimba n'abasore mfite igisirimba kimara iminota 9 abasore bananirwa ngakomeza reka ariko ukora siporo n'ubundi ndabona uri umugabo wijeye siporo se hari siporo irenze iyo ngiyo Yesu yamaye niba ndimo gusirimba ndi mu ivugabutumwa ndi mu biterane se ubwo urumva nta siporo mfite siporo Yesu yarayimpaye ikindi rero nta gutungurwa ngo ngeze aha icyangombwa nitere n'ikindimo niba mfite icyo ngomba kubwiriza itorero nicyo kinsunika urumva nizo mbaraga zanjye urumva urumva ntabwo haleluya amina ubundi reka nkwereke burya haleluya zisigaye ngo nizimirambararo ngo nibiki ariko burya hari haleluya nyirizina ituruka ahantu ariko kumutiva abantu nyine mu buryo bwo kugira ngo abantu bisanzure mu kwirukana abazimu nabyo bijya bibaho. Ese wari wabona ahantu Imana iri gukiriza nk'indwara ukabona abazimu baragiye cyane nagiye mbibona nk'iryo joro ry'icyo gitarama ahantu wataramiye mugasenga ukabona ibitangaza by'Imana se ariko mwabagabo mwe mwitonde ibitangaza by'Imana mwitonde kuko igitangaza cy'Imana ntago kiva mu mbaraga z'umuntu ntago kiva mu gatuza mu ijwi rinini ahubwo igitangaza cy'Imana gikoreka ku munsi runaka Imana yateganyirije gukirizamo abantu ikoresheje n'ijambo ryayo urumva nigeze gusanga aho basengera umuntu bakajya bamuzunguza umutwe arwaye abadayimoni bakamuzunguza umutwe bakamucugusa agize kuzezengera kugendanye n'abadayimoni bamuzengereje agize no kuzezengezwa n'abantu bamucugusa umutwe nababwe ni mwitonde gusenga usengera umurwayi isuku nguko bigenda ugomba kumusengera ukagera n'ahantu tuza ukamuganiriza ukamubaza niba ubwenge cyangwa arimo kumva urumva ntabwo igitangaza rero kizanwa nanjye njyewe nabasuye nzanye igitangaza hari umunsi wo gukirizwamo urabyumva ariko ijambo ry'Imana riratubatura ijambo ry'Imana riradukiza ijambo ry'Imana ryirukana abadayimoni siko bimeze ijambo ry'Imana mbere na mbere nizo mbaraga z'Imana amen kabisa gusakuza ngo haleluya ngo zimirambararo turabikora kugira ngo abantu nako kantu gacemo ubu niki wabwira rero abagore bari badukurikiye ndetse n'abakobwa n'abagabo bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo hanyuma ukaza no kuza kubaha adresse wakenera kukugisha inama ukaba waza kuza kuzibaha abari badukurikiye ku irembo rigera birumvikana ngaye nguko ikintu nabwira abadukurikiye ubuzima ntabwo ari gikinisho kirazize gukina n'ubuzima ubuzima ntabwo bushingiye ku bukungu cyangwa se ibiryo byinshi ahubwo ubuzima bushingiye mu gutuza
mu bwumvikane. Ubuzima bushingiye mu kwiyakira mu bibazo ufite. Ubuzima bushingiye mu kunyurwa, wirinda ikintu bita ishyari, ikintu bita amakimbirane, kuva mu makimbirane, ubundi ugashaka uburyo ugomba kuba amahoro ariko biturutse muri wowe. Hari insanganyamatsiko bigeze kunsaba kubera ko nyobora icyiciro cy'abakuze. Insanganyamatsiko nabonye Imana yampaye ni insanganyamatsiko igira iti dukwiriye kwirinda intege nke, kuva mu ntege nke, twirinda guheranwa n'iki n'izabukuru. ni ku bakuze, kuva mu ntege nke, kuva mu ntege nke, kwirinda intege nke, twirinda guheranwa n'izabukuru. Noneho ku banyarwanda rusange, ku rubyiruko, kuva mu ntege nke, twirinda guheranwa n'amabwire cyangwa se n'ibigezweho, tudafite umutimanama. Icyo kintu abanyarwanda bari bakwiriye gusubiza umutimanama, umutima impembero, niko bivuga, bakabasha kumenya ubuzima yuko bukwiriye gusigasirwa. Ubuzima ntabwo ari igikinisho, ntabwo ubuzima ntabwo ari amafaranga, ariko n'amafaranga mu buzima araza, kuko mfite agafaranga nanjye ntacyo we cyo kurya naho ngaho nahatembera, muri izo ntara nahatembera, si mu buzima se. Ariko ntabwo ubuzima ariho bushingiye, kuko n'abanyamafaranga bararira. Umuntu umweretse kuduguhamya uburyo ngo yabonye imodoka nziza ihagarara nziza, wari ayivamo, amaze kuyivamo ngo yishima mu mutwe, arinanura, ararira. Yarabuze iki? Mfite indirimbo ivuga ngo nubwo wagira amafaranga menshi ukagira ubutunzi bukomeye, nta cyaruta impano y'Imana. Ubuzima kirazire kubukinisha. Rero abantu nibagerageze bongere ubungu bumwe, babane amahoro, ubuzima buzakomeza. Ubwo rero wabaha nimero ya telefone, hanyuma nimero yanjye ya telefone 0783 3 28 23 subiremo 0783 3 28 23 Tigo 0723 8 23 uzakenera kuntera inkunga ndahari. Abantu rero reka nkubwire akantu gatoya, abantu bumva yuko gufasha umuntu, nkunze kubyumva ahantu ngo bafasha umuntu usa nk'ugenda konda, usa nk'uwitwaza ikibando ukuntu, ariko ubufasha ubundi wowe umfashije nivuga butumwa waba ugize gute ushyize hejuru. Urumva imfashanyo yawe irakenewe kuri jye kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza, kandi nshaje mu rubyiruko nabo mbaye message yabo. Murakoze. Gaho dusengera Imana. Data Mana ishobora byose, turagushimiye kuko ugira neza. Ushimiye bene data bangaba bantekerejeho. Hari igihe nabo uba wabakoresheje kugira ngo irivuga butumwa amahanga yose, indimi zose zibashe kubasha kwinjira mu buzima bwiza, ubwo batatekerezaga yuko bageramo, babashe kugira mu bundi buzima. Mbasabiye umugisha, kandi nsabiye abanyarwanda bose umugisha, n'abandi bazumva ubu buhamya bazagira ikintu bahinduka mu buzima bwabo. Bana nanjye kandi ukomeze uhe umugisha bene data bangaba,
ngiye gushingura ibirenge nsubira mu icumbi ryanjye, ungiriye neza kandi n'aba bene data ukomeze ubafashe muri iyi mirimo, ni mu izina rya Yesu musabye nizeye, amen. Amen. Yesu aguhe umugisha.